Niba ushaka gutakaza ibiro hari ibintu usabwa kumenya ndetse no kwitaho. Usabwa kumenya ibyo ugomba kurya n'ibyo ugomba kwigomwa. Aha rero ni naho usanga abenshi muri twe batakarira kuko twita cyane ku kumenya ibyo tugomba kurya cyangwa se kunywa kenshi, nyamara ntitwibuke kumenya ibyo tugomba kwirinda no kunywa cyangwa kurya. Uyu munsi twaguteguriye amwe mu mafunguro ugomba guca ku mubiri wawe niba wifuza gutakaza ibiro. Icya mbere duhereyeho n'ibyo kunywa birimo soda cyangwa se byeri. Ibyo kunywa bya soda bibonekamo amasukari menshi kandi atandukanye na za kalori nyinshi ku buryo niba ushaka gutakaza ibiro bitagakwiye kukugerera ku meza. Inzoga za byeri nazo zimenyerewe ku izina rya rufuro, zikaba ziri mu byongera ibinure cyane cyane ku byo kunda kuko zituma isukari umubiri winjiye ihindurwamo ibinure. Urugero ni nk'uko ubwoko bumwe bwa soda usanga icupa ryayo rimwe ririmo kalori 150 na garama 40 z'isukari. Niba ushaka kuryoherwa rero n'ibyo unywa washyiramo ubuki, uretse ko ubusanzwe amazi arimo indimu ari nayo meza kuwifuza gutakaza ibiro aba ntakaryohe. Icya kabiri ugomba kuzirikana ni amafiriti. Benshi iyo tuvuze amafiriti bahita bumva ibirayi, nyamara ibyo kurya byose bitetswe mu mavuta gusa nta mazi byitwa ifiriti. Yaba intoryi cyangwa amashu, yaba amateke cyangwa se karoti cyangwa inyama, ifiriti zose usabwa guca ukubiri nazo. Niba ufite gahunda yo kugabanya ibiro, amavuta rwose uyagendere kure. Aho kurya amafiriti ahubwo ngo yoboka ibitogosheje mu mazi n'ibibise kuko nibyo ngo bizagukuramo ibinure bigufashe kugabanya ibiro. Ikindi buriya ngo ni inyama zitukura. Inyama zitukura nubwo zo atari mbi nk'amafiriti ariko nazo kuzirya byongera ibinure aho kubigabanya. Zikungahaye ku binure bityo zongera ubwinshi bwa kalori muri wowe. Nubwo ukeneye proteine ariko wazikura ahandi hatari mu nyama zitukura nko mu nyama z'umweru cyangwa se ibikomoka ku nyanja no mu bishyimbo ndetse na tofu. Hari kandi ibikomoka ku nyama. Ibikomoka ku nyama tuvuga hano ni bimwe bitunganywa bivuye mu nyama, harimo nka za bacon, sosiso, hot dogs n'ibindi. Iburetse kuba bikungahaye ku binure, binongeramo sodium kugira ngo bibashe kubikwa igihe kirekire. Iyo sodium rero iyo ibaye nyinshi mu mubiri ituma udasohora amazi, maze rero uretse kwiyongera kw'ibiro bikaba binagutera kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso. Urugero ni nk'agace ka sosiso buriya ngo kaba karimo kalori 75, garama 6 z'ibinure na miligarama 147 za sodium. Urumva rero biriye buri munsi ibiro byakwiyongera umunsi ku wundi. Ikindi twakubwira ku biribwa ugomba kwitondera mu gihe ushaka guta ibiro ni ibinyampeke byanyuze mu ruganda n'ibyongewemo isukari byose. Ibinyampeke byanyuze mu ruganda twavuga harimo nk'ifarini y'ingano, umuceri w'umweru, injugu, spaghetti, makaroni n'ibindi bikomoka mu binyampeke biba byanyujijwe mu nganda nk'imigati, amandazi, biswi n'ibindi. Imigati wakoresha ni bakubwira ko ibirimo ingano zuzuye cyangwa se iyo bita pain complet. Ibyongerwamo amasukari twavuga harimo za biswi, za keke, bombo, shokora n'ibindi. Ibi nubwo biryohera ariko ngo wabisimbuza imbuto n'imitobe y'imbuto itongewemo amasukari. Imyiza ikaba iyo wowe wikoreye kuko ntiwakwizera 100% ko iyo waguze nta sukari zongewemo. Si ibi gusa rero usabwa kwirinda ariko biri kwisonga mu byo ugomba kwirinda niba ushaka kugabanya ibiro. Ibyo kunywa bya soda ndetse na byeri, amafiriti, inyama zitukura, ibikomoka ku nyama byahinduwe, ibinyampeke byanyuze mu ruganda n'ibyongewemo amasukari nibyo biribwa ugomba kwitondera ndetse ukirinda ko bikugerera ku meza mu gihe ufite gahunda yo gutakaza ibiro.